Banyarwanda bene Imana, mbifurije amahoro, nongeye kubaramutsa mwuka agira Imana, nimugire Imana, amahoro ndetse n'amafaranga. Ngewe baramutsa rero, ndi umusizi rutikanga rw'ubugwa bicumanura amacumu acanye iminota ngo biteka singahora singirwa no kugenda zibikira ndika agapfubyi karirwa n'utundi. Ku munsi wa none rero nagira ngo tugaruke ku busizi nyarwanda, by'umwihariko tugiye kuganira ku gisigo cyitwa Intege nke z'ubusaza za Sekarama. Intege z'ubusaza za Sekarama ni igisigo cya Sekarama Kampumba. Ni umusizi w'icyatwa, ni umusizi wabiciye bigacika akanyarira agasozi akagaca inkangu. Mu bisigo bye bigiye bitandukanye byagiye bisiga amateka akomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Iki gisigo rero yanditse yagiye ubuzima bwo kwerekana ko uko imyaka yarushagaho kwegera imbere, ariko nyine yagendaga asa nk'ushyirwa ku ruhande mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ari nkaho yerekana ko imyaka ndetse n'ubusaza bwe bimugeze habi bidashobora gutuma agira intege zo gufata inkoni ngo nibura ajye kwihakirwa ubushumba cyangwa se nyine ajye kwaka akazi ko kujya aragira inka za rubanda. Ukabona yuko rero yerekana ingaruka nyine z'ubusaza, niba ariko navuga, akavuga ati nibura iyo nza kugira imbaraga zo gufata inkoni nakagiye gushaka aho ndagira inka maze nkabakorera nyine nkahakwa. Ariko intege nyine z'ubusaza ntabwo zimereye neza. Dushingiye ku nyandiko y'uwitwa Alexis Kagame, iyo wiriwe nta rungu, kuri paje 81 na 82 niho hari iyo mikarago. Reka twumve ikivuga. Nsigaye ngenda y'intamire, inaho yanjye n'ingufi, ndareka aho najyaga nigerera hakambera ijuru inyuma. Ndigendera y'abasinzi, singisimbuka katsi, ndagenda nikubita umutego nkiyesa imbere yanjye. Nsigaye nigendera umucuko, ndacuma akarenge, nava mu gikari ngikambere, imvura yose ikampitiraho. Nsigaye ndi umucuze nk'intozo, niyo babona yashaje bakayambura imisibo. Ndacyakora iki se bahe banjye? Uru Rwanda ko ntaruhingamo sinahure, singire intege zo gufata inkoni ngo njye kwihakirwa ubushumba, uko mururu nzahereza hehe? Nabuze inshuti wanshorera tukagenda umuseke ukeye, ngo antereze inzira ya rutare, ngo nsange Rwabugira wahoza ntunze, maze rizarase ngeze mu bitwa bya Munanira. Ngo nimpinguka mbaze bwangu, aturacyakora ikinyarusaza ko watinze kunsanga ino. Ntindaho sinyitarama ku manywa, sinyitarama na nijoro, rya jambo nahoze mfite riragatabwa. Ngaye nguko rero, urumva ahangaha muri imikarago uyu musizi yerekanaga yuko uko umuntu agera mu zabukuru hari ibyo aba yarakoze bimwe mu myaka ye iba yaratambutse, ariko uko ashaje, uko arimo gukura, ugasanga ntibihabwa agaciro. Ngaye nguko urumva ko rero muri imikarago uyu musizi Sekarama Kampumba yerekanaga yuko hari ubwo umuntu ashobora kugera mu myaka y'izabukuru yarakoze byinshi byiza rimwe na rimwe bikagirira na rubanda akamaro, ariko siko bose babiha agaciro. Kuko hari aho bavuga yuko asigaye ari umucuze nk'intozo, ko ariyo babona yashaje maze bakayambura imisibo. Ahangaha urumva yuko cyari ikibazo gikomeye cyane. Mu by'ukuri rero burya filozofi cyangwa se imyumvire, imitekerereze shingiro y'umusizi hari ubwo ibishingiye kuri we, ariko nanone hakaba n'ubwo abavugira rubanda bandi. Gusa igitekerezo nyamukuru kiba gishingiye ku buzima bubaho umunsi ku wundi, mu buzima bwa buri munsi abantu babayemo. Isi babayeho bate? Ibyo bacamo bimeze bite? Kuva umunsi umuntu yavukiye kugeza uwo munsi umuntu nyine yafashe ikaramu akandika. Ubwo buzima bwose umuntu agenda acamo, umuntu yaciyemo amateka, nibyo umusizi we agenda akandika maze akabiha ubuzima. Umusizi we yegereza ikaramu n'urupapuro maze agafata umwanya akandika, nyine agafata bya bindi byose byabayeho akabiha ubuzima, akagira uburyo ki abigena, agaterateranya, tubyita gupfundikanya. Ngaye nguko rero urwo ni uruganda rw'ubusizi. Urwo ni uruganda rw'ubusizi, ni uruganda nyine nk'izindi nganda zose, ni uguterateranya bigendanye n'ibyabaye, ndetse umuntu akareba akagena
ati hashingiwe kuri ibi ndabona amaherezo bizagenda gutya. Hagati aho se abasaza cyangwa se abakuru iyo barimo kugenda bagana mu myaka y'izabukuru, ibyo bakoze bigenda bihabwa agaciro? Mu ndimi z'amahanga nibyo twakwita credits. Ese bihabwa credits cyangwa hari ukuntu ahubwo rimwe na rimwe tubatera umugongo kandi bavuga yuko ubundi abasaza cyangwa se abantu bakuru ari nk'inzu z'ibitabo? Umuntu mukuru aho uzajya umubona hose ujye umenya ko ari nk'inzu y'ibitabo. None se duha agaciro izi nzu z'ibitabo nibura ngo dufate umwanya dusome twige ko baba barabonye byinshi, baraciye muri byinshi? Tubegereye batuganiriza. Urubyiruko, bagenzi banjye, inshuti zanjye, mureke tujye dushaka inzu z'ibitabo maze twicare twige kuko baba barabonye byinshi, ndetse kandi duhe agaciro ibyo baba baragiye bakora ariko byiza bikagirira igihugu akamaro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ngayo nguko rero Sekarama Kamumba mu gisigo cye Intege z'ubusaza za Sekarama. Ngayo nguko rero n'umusizi Rutikanga Rwogogabicu ni njyewe warugarutse. Turi kumwe rero, nimukomeze mutengamare. Ciao ciao.